amafaranga ngiye ndamusenga Prophet niwe mukire wa mbere mu Rwanda niwe mukire ufite amafaranga mu Rwanda Prophet dore nukuri amafaranga yatugezeho wakoze nukuri dutegereje indi SMS dutegereje Prophet Imana yonyine dusenga ivuye kwa Prophet izina ry'Imana na gusenga Prophet amafaranga aragukandira umva nta ari kwika nta kintu yitayeho nta kintu waba ufite izina ribi waba ufite izina ryiza Prophet arakubaza ese nyohereze kashi akugeraho cyangwa kuri telefone nyohereze motari azari delivery Prophet turi kujya ati nyohereze delivery cyangwa nyohereze muri telefone uravuga ati nyohereze delivery ko yatugeze hari delivery cheers cheers Prophet uri turemeye turayabambari bawe nushaka uzana twijyanire nukuri Prophet Joshua Yes, man! Ndasaze mana yanjye we ndasaze niyo abandi bose barorera Prophet Joshua niyo abandi bose barorera Prophet Joshua nzamuhorane we ndasaze we murara Joshua Prophet Joshua ATM machine ndasaze ndasaze Prophet Joshua mana we ATM machine manigani ndakuzwa nyi ukora ibitangaza byinshi Prophet ndasaze Prophet we nabana we Prophet Joshua na undi munchiruma usije Prophet Joshua we Joshua Prophet Joshua Tangazo umva ntago tugipfuye cya bibazo byanyu birakemutse turi kumwe n'umukire bita Prophet Joshua aka ATM machine byaka kanya tukimenyana nakize byaje byakemutse ndasaze umva mugenda kuvuga muranyamvuga zanyu mwandikemo Prophet Joshua ewa uramukize kumureba gusa ubundi ibintu uzabibaza ni ATM machine bamwita Mr ATM machine mwabyumvishe abaturage ntago mugipfuye ndasaze Mr ATM machine aba bose bari kubyumva ewa ntago ntacyo mukiwaye haleluya amen bro njye ndi kwibaza Prophet ninde okay ndamuzi kandike ko babeshya ndamuzi ariko nyine ikintu njye nari kumva ni iki kubera icyo ari gushora aya mafaranga yose kugira ngo abantu bamumenye kandi ntakiri abantu bazamumenyera like wenda umuntu ashobora gushora amafaranga menshi wenda ari umuhanzi kugira ngo izo ndirimbo zizamwungukire n'ibindi cyangwa se wenda akazishora muri filime akamenyekana nk'umukinnyi wa filime cyangwa se nyine kuzishora mu kintu like abantu muri kureba uyu ngo ni Prophet nyine we akora iki nyine ni iki kintu akora tuzamumenyeraho noneho ikindi kintu ndi kwibaza undi aya mafaranga ari gutanga nyine nayo gufasha abantu nayo kugira ngo bamuvuge no kugira ngo bigende bite ese nabyumvise hari abantu bigeze kumbwira kare ngo ni kugira ngo abantu bamuvuge like noneho nibamara kumuvuga nyine bazi kuvuga yuko akora iki kari umuhanzi mushyashya waje ari umupasiteri mushyashya waje ari like ni ibiki bye nyine turaba tugiye kumumenyera Prophet umukire ngo ni banke millionaire ngo bamwita millionaire umukire reka tukubaze rata
okay, urashaka ko tukumenyeho iki, ukora iki? Kuba ufite amafaranga yawe byo turabyumva, turanabyemera, turanabikubahira, ariko nyine ukora iki? Ushaka ko tukumenyaho iki? Ushaka ko ni iki kiri gutuma ushobora n'amafaranga? Ubundi se ari ikintu njya niba buriya ngo iyo umuntu amafaranga yamuvunnye aba azi nyine no kuyafata neza, no kugira iki bla bla bla. Sinshaka kujya mu kuntu ukoresha amafaranga yawe, ariko ikintu nibaza, ayo mafaranga ubundi utakaza gutya nyine uspendinga gutya, like warayakoreye cyangwa ni nk'ahantu, cyangwa ni nka papa wowe gusigira? Njyewe ndi kwibariza. Abanyarwanda bagira agatima kabu, wasanga bagiye muri komenti bagatangira ngo ushaka ngo umuntu w'abandi ngo nawe ngo uzakorera yawe. Ndabizi isaha yanjye pe, njye ndi kwibariza utubazo dutoya nibaza, ayo mafaranga arata warayakoreye, warayatoraguye, nyine yaje ute? Kari byo ibintu ndi kwibaza. Like njye ubundi nzi ko iyo umuntu yakoreye ibiceri bikamuvuna, nyine aba ari ingona bya danje, uba nta kintu waza umubwira, uba nta kintu nyine utapfa kuyamukuraho. Ariko wowe nyine ukuntu yaspendinga, yego turabyemera, ufite menshi pe, ufite menshi, byo twarabibonye. Hari ubukwe kera wigeze kujya murayamena, ndavuga uti yaba ari njye sha, ndavuga uti yaba ari njye bari kuyamenaho. Ariko rata ari ikintu ngiye nibaza, tujya tuvuga ngo abanyarwanda ngo turakennye da, ariko ni nabyo turakennye, benshi turakennye, cyane cyane urubyiruko. None se njyewe nta kuntu wangeraho noneho, ahubwo ukamakuru nanjye mu banyarwanda bakennye ndimo. Oya, ariko nta n'amafaranga yawe nkeneye, njye ntayo nkeneye. Njye ndashaka kukwibariza, like nyine ukora iki? Ushaka ko tukumenyaho iki? Aba bantu bagukurikirana birirwa bakuvuga, ushaka ko bakuvugaho gukora iki? Like ni iki nyine igikorwa cyawe kikwamamaza, cyangwa se ushaka ko tukumenyeraho? Ahubwo se ubu nk'umuntu uri gukora video nyine akavuga uti uyu muntu mumenye mumukunde, baramukundira iki? Yaririmbye iyihe? Yakinnye iyihe se basi? Uri umuhanzi se? Ukina filime se? Basi se ko numva witwa Prophete, uri umupasiteri? Ariko se umupasiteri umaze iriya nzoga we ntagabaho. Nubwo witwa Prophete ariko icyo cyo ntiwakimbeshya. Kuba umupasiteri ibyo uba biretse, byaba utubeshya pe. Ahubwo dusobanurire rata, nyine ni iki kintu ushaka ko tukumenyaho ko ukora iki? Njye ntacyo nzi pe, ndabyemera, utagira ngo ndanakwanga, ahubwo nuko nyine ndi gusobanuza nkabura umuntu nsobanurira. Ushaka ko tukumenyaho ko ukora iki? Ese wowe wicaye wenda uri kureba ngo abantu bari kuvuga Prophete, ngo nawe ukajya kumureba ngo uwo Prophete uri kujya kumureba nk'umuntu ukora iki? Nk'umuhanzi, nk'umukinnyi wa filime, ni umuproducer, ni umunyamakuru se basi, ni umupasiteri se, akora iki? Like gutanga amafaranga gusa. Iyo niyo content ye no gutanga amafaranga. Ariko boss bwana databuja rwose, nubishaka nanjye uzanyureho inbox tuvugane turebe ibyo ari byo. Ariko rwose nanjye sha ibintu ukora ntabyo nzi, ariko nyine numva ngo ufite amafaranga ndanayabona, ushatse rwose wazangeraho. Ariko nta nubwo nkennye cyane, ntabwo nshonje cyane ku buryo ndi kugusaba cyane. Oya, mutanabishaka uzayagumane, uzayahe ba General Benda nabonye bigaragura mu mazi, barabo barakennye rwose, barayakeneye. Ariko njyeweho nanjye nyine ushatse izo muwa wazingirira, ariko ukabanza ukansubiza amafaranga ubundi uyakure. Amafaranga uta gutyo wasanga uri nk'icyana papa yasigiye amafaranga ukaba uri kuza. Ntibishoboka Prophete, ntibishoboka. Cyangwa ashaka wisha umuntu,
bagukurikirane bakurebe ariko njya numva ngo Prophète ngo n'umugabo ngo afite ngo ibintu ngo by'ibirombe ngo za Goma, ngo afite ibintu ngo by'intara ngo za Goma, ngo ibice binini ngo yafashe, njya numva ngo arabifite ngo binini cyane ngo bya za zahabu. Izo zahabu sha wazaduhaye tukarya wowe, uzaduhe natwe turyaho. Ariko unabanza dusobanure nyine ikintu ushaka ko tukumenyaho. Urashaka kwega abantu bakuvuga ndabyumva, noneho n'abo bantu bari kukuvuga ukabishyura, ariko se baravuga yuko ukora iki? Prophète umeze ute, ukora iki? Barakuvugaho iki? Prophète utanga amafaranga byo nta rwose, icyo ntabwo ari ngo Prophète wenda kora nk'indirimbo tujye tuvuga ngo Prophète w'umuhanzi, cyangwa ukine filime tujye tuvuga uti Prophète umukinnyi w'amafilime, cyangwa se umupasiteri uve ku nzoga uzi utwigishije ijambo ry'Imana ntiwitwa Prophète, tubimenye. Ariko rwose ibyo byo budutuburira pe, nyine yego kukuvuga umuntu yanakuvuga, ariko ukanatubwira uti ujya umvuga ko ndi Prophète ukora iki, wowe ukora iki, waririmbye iyihe Prophète, waririmbye iyihe?